muratangira mutwibwira munatubwira ibyo mukora. Nitwa Nsabimana Daniel, nkaba ndi umuganga ukoresha imiti y'umwimerere. Iyo uvuze umuti w'umwimerere ubwo wabishatse gusobanura iki? Imiti y'umwimerere ni imiti itabanje gucishwa mu nganda cyane, ishyirwamo ibintu by'amaproduwi chimique byinshi ngo yongererwe ubundi bushobozi butari karemano. Nicyo bita umwimerere. Niwo muti w'umwimerere. Muri make wowe ukoresha ubuvuzi karemano? Bwose nkoresha imiti y'umwimerere nk'uko yaremwe. Hari gahunda rero mufite yo kujya mutugaragariza imiti yanyu n'uburyo ikoreshwamo. Hanyuma ubushize twavugaga kuki? Ubushize twavuze ku muti uvura umutima n'umuvuduko w'amaraso n'umwijima, kandi uwo muti ukayungurura n'amaraso. Uyu munsi tugiye kuganira kuki noneho? Uyu munsi tugiye kuganira ku cyatsi cyitwa time. Time mu Rwanda biraboneka ibyo byatsi? Icyo cyatsi mu Rwanda kiraboneka, ariko ntabwo ari ikinyarwanda, cyaturutse mu mahanga. Niyo mpamvu mu kinyarwanda nta zina ryacyo dufite. Mwariburiye igisobanuro mu kinyarwanda. Ubundi abakoresha igifaransa bakita time, abakoresha icyongereza bakita time. Aho rero turagira ngo nyine mudusobanurire nyirizina icyo cyatsi giteye gute, ugishaka yakibona hehe, ni akahe kamaro kacyo? Icyo cyatsi cyitwa time, kumenya ibyiza byacyo ku ruhande rwanjye mbona ari nko kubonekerwa, kuko gifite ubushobozi butangaje bwo kuvura indwara abantu bamwe bakiziho n'izo batakiziho. Icyo cyatsi rero iyo ukurikiranye usanga gishobora kuba gikomoka muri biriya bihugu bya Aziya. muri Aziya yo hagati. Urebye niho icyatsi cya time gituruka. Hanyuma se ubwo mukibona gute? Kibageraho kidahenze? Icyo cyatsi kukibona ntabwo gihenze cyane, kiraboneka. Gusa icy'ingenzi, niba mushaka kujya mudukurikirana, mujya muduhamagara kuri nimero zacu dukoresha, arizo 0785 04 22 78, kandi mujye mwibuka gukanda subscribe ku mbuga zacu. Banaduha like na comment. Rwose, kuko twebwe nimutugana mukadutera inkunga za subscribe, mukajya munaduhamagara, twe tuzajya tubarangira imiti nta kiguzi tubaciye. Ni ukuvuga ngo rero time ushobora kuyituguraho, kandi niyo utayituguraho udutera inkunga zo gusubscribinga, kuturayikinga, kuduhamagara, dushobora kukurangira. Time ni umuti ukunze kuboneka za Kigali, ukunze kuboneka nko mu majyaruguru y'u Rwanda, za Rubavu. Uwo muti ukunze kuhaboneka, cyangwa se iyo ububuze nko mu bantu bacuruza imiti y'umwimerere, ushobora no kubaza nk'abagorozi, nabo barakurangira, burya nabo baba bakunze kumenya aho umuti wa time uri. Si ngombwa rero ngo urinde gukora urugendo uze hano i Nyagatare, kandi wenda uri mu burengerazuba cyangwa uri muri Amerika. No muri Amerika uwo muti uriyo. Ariko noneho abantu benshi burya ngo batabizi bicwa no kutabimenya. Time ubu tuvugana mu bihugu hafi ya byose byo ku isi iraboneka, ariko abenshi ntibayizi. Time rero tuzajya tubacishirizaho amafoto yayo ku mbuga zacu. Muzajya muyibona kenshi nk'igihe dutanga ibiganiro, kandi tuzajya tuyibereka muyimenye n'aho muyibonye, muyigure mwarayibonye. Noneho rero ntatinze, ndashaka kubabwira ibikorwa time ikora. Time ikora kandi ikomeye. Ubwo muri make uraza no kubihuza n'indwara ivura.
cyangwa se yagufasha kugira ngo utarwara. nababwira n'uburyo time ikoreshwamo. Time ubundi abenshi bayikoresha nk'icyayi. Ukitekera icyayi cyawe mu cyimbo cy'amajyane ugashyiramo time. Time iryoshya icyayi, iragihumuza, kandi noneho ikakuvura indwara nyinshi, uretse no kukuvura n'izo utarwaye iranazigukingira. Time rero ibyayo ntatinze ngiye gutangira ibabwira. Icyo cyatsi cya time kijya gifasha abantu bafite ibibazo byo mu nzira z'inkari, kujya kwihagarika kokerwa. Mu gifaransa babyita appareil urinaire. Kijya gifasha appareil urinaire. Ni ukuvuga ngo time kubera ko yica mikorobe zo mu nzira z'inkari, ibyo bijya bituma time itera kwihagarika neza. Ikindi, time burya yongera imbaraga mu mubiri. Impagarike yose buriya umuntu ukoresha time ntabwo uzasanga ari uburebure, mu byo akora byose uzasanga akora mu metero. Noneho burya time igitangaje nta nubwo itera imbaraga umubiri gusa, time itera imbaraga n'ubwonko. Buriya abantu bashaka gutekereza neza, abantu bashaka kugira ubwonko bufite imbaraga, abantu bashaka kuba abavumbuzi, burya bakunda kwinywera time, bakanywa icyayi cya time. Noneho rero time burya ikora mu ngingo zose kandi irazizamura. Noneho burya hari ibindi time batayizi. Time iyo igeze muri appareil respiratoire, urwungano rw'ihumeka rwose. Time iyo igeze muri appareil respiratoire, ubwo ni hahandi dusanga ibihaha cyane cyane nko mu bihaha. Igifasha mu kwica mikorobe zifata ibihaha, zifata mu dufuka tw'ibihaha, mu nzira z'umwuka. Buriya ifite n'ububasha bwo kwica mikorobe ku buryo ijya yica na mikorobe z'igituntu. Urumva ko time ari umuti ukomeye cyane. Time yica mikorobe y'igituntu. Nuvuga ngo muri make abantu bayifata uko batayizi, rimwe na rimwe ugasanga nta kintu bayitayeho, ariko ifitiye akamaro umubiri wacu mu buryo bukomeye cyane. Iyo unywa icyayi kirimo time burya uba witeganyiriza ejo heza. Hanyuma rero umaze kutubwira ibyiza bya time, utubwiye ndababwira buriya time ikora ibintu byinshi. Hari nk'abantu bajya barwara indwara zo kubyimba ururimi, barabyimba. Time rwose izo ndimi irazitunganya, umuntu agasigarana ururimi ruri kubigabanya. Kandi noneho buriya time kubera ko ifite ubushobozi bwo kwica za mikorobe, burya ikora abantu benshi. Uzasanga ikora mu myanya ishinzwe ibyara, uzasanga ikora mu myanya ishinzwe guhumeka, uzasanga ikora muri nko mu rwungano rw'igogora, appareil digestif. Time burya ikora ibintu byinshi. Burya njyewe naratangaye, twigeze kuyivuza umuntu warwaraga ibintu by'imbwa zamufataga, cyane cyane nko mu bukonje, cyangwa nk'abandi bajya mu mazi kogamo bakagagara, ibyo bita imbwa. Time rwose kuyinywa no kuyisiga, twayivuje umuntu imbwa zari zarajujurije arakira ako kanya. Time ni umuti ukomeye cyane. Hanyuma rero umuganga uti time ni umuti ukomeye cyane, kandi hari abantu benshi bafite ibyo bibazo wagiye utubwira haruguru kandi ikemura. Ubu nimero yawe watwibutsa uko imeze ku buryo uwayishaka yahita ayibona? Nimero zanjye ushobora kuzibabwira. Yego. Nimero zanjye ni
550 4 2 2 7 8. noneho abaduhamagara bari hanze y'u Rwanda ubanza kode namba guteranya 250 250 ugashyiraho nimero uko bisanzwe ugashyiraho 7 8 5 0 4 2 2 7 8. ni ukuvuga ntabwo bufite ko time zazagushirana mu gihe abantu baba bakwibutsa ari benshi ko twumvishe ifite akamaro gakomeye. Ya time ntabwo zishobora kudushirana kuko uretse no kuzitumiza hari ahantu dufite tunazihinga tukaba dufite imirima yazo kandi nanone abashaka kuduhamagara cyangwa kutubona ku mbuga nkoranyambaga nk'abadukeneye kuri WhatsApp n'ubundi ni ya nimero nababwiye bakoresha 078 504 2 2 7 8. noneho dufite na email yacu abashaka kutwandikira kuri email ushobora kwandika kuri email Daniel Nsabimana 727 @gmail.com. ubundi kuri YouTube mushobora kudusanga kuri Muganga Daniel Nyagashanga. kuri Instagram mushobora kudusanga kuri Muganga Dani Nyagashanga. kuri Facebook mushobora kudusanga kuri Nsabimana Daniel. ni ukuvuga ahantu hose waratangatanze ntaho bakuburira bagukeneye hose bitewe n'urubuga ukoresha uzajya tubona bitakugoye. hanyuma ngo hari ikintu mwiyemeje ko nibura mugomba kujya mumenyekanisha ibikorwa byanyu binyuze kuri izi mbuga nkoranyambaga. ni iki wabwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga badukurikiye? Icyo nabwira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nababwira ko isaha igeze haryoshye kandi ntacyo washaka ngo kibure, cyane cyane nuduha subscribe ugakanda kuri notification kukazogera, ku buryo nibura hafi ya buri munsi tuzajya tugira ibyiza bijyanye n'iby'ubuzima tubitisha uhita ubibona ko bihise. rero abakoresha imbuga nkoranyambaga bose tubasabye kutugana kandi tubafitiye ibyiza byinshi kandi tuzajya tubihitisha buri munsi mu minsi iri imbere. mubane natwe rero, iyo nkunga yacu yanyu turayikeneye. nta mafaranga tuzajya tubaca, n'abatabashije kutugeraho tuzajya tubarangira ibyo mwifashisha kandi biri hafi yanyu aho mutuye kandi ku buntu. inkunga ni ukuduha subscribe. hanyuma rero niba